Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 8 ans, nous avons engagé un combat que beaucoup pensaient perdu, celui de la réindustrialisation du pays et de l'attractivité. On disait Ese wari uzi ko Perezida Emmanuel Macron ari umwe mu bayobozi bakomeye ku isi babaye abakuru b'ibihugu bakiri batoya cyane akigira imyaka 39 gusa bwatorerwa kuba perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Ese wari uzi ko inshingano ze za mbere mu buzima bwe zitari politike, ibyo yakuze akunda nk'umwana bitari politike, ubwo ko yavukiye mu muryango ukomeye cyane w'abahanga mu buvuzi, ariko nyuma akayoboka inzira yo kwiga filozofiya, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu akiri mutoya. Ese ibi wari ubizi ko wari uzi byinshi ku bijyanye n'urukundo rwe rwatumye abantu batuye kuri ino si bavuga amagambo menshi? Urukundo rwatumye isi yose imuvuga, rwagiye rumubera intangiriro y'inzira idasanzwe kugeza ubwo yashakanye n'umugore we ushaka imyaka 25, afite abana bakuze bamurusha imyaka, harimo nabo biganaga mu ishuri kandi n'umugore akaba yaramwigishaga mu ishuri. Ese wari uzi ko mbere y'uko aba perezida Emmanuel Macron atigeze aba umudepite cyangwa se umusenateri cyangwa se izindi nzego zitandukanye ho n'umunsi n'umwe, ariko akazamuka mu nzego za mbere za politike mu buryo bwihuse kandi bwihuse cyane? Ariko se wari uzi ku bijyanye n'urugendo rwa politike ko hari n'ibibazo bigiye bitandukanye n'imbogamizi zitandukanye, inkuru zikomeye cyane zagiye zivugwa ku isi cyane zitangaje, no gukubita urushyi n'umuturage usanzwe arimo gufungirwa mu mihanda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Donald Trump atambuke? Ese wari uzi ko mu muryango we cyangwa se muri famiye yabereye mukuru w'umuryango ari we mutoya urebye mu myaka buri muntu wese afite muri uno muryango, yaba abana ndetse n'umubyeyi? Ese ibi bishoboka gute? Uraza gusobanukirwa. Njyewe uri kumva Niwe Ntwararikade, iyi ngiyi ni Spotlight Jam, aho ibiganiro bitandukanye byegeranye nk'ibi ngibi bigenda bikugira buri munsi. Reka ngushishikaze gukora subscribe niba utarayikora, niba uri mushyashya kuri ino channel, kugira ngo wihuze natwe uzajye ubona amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo nk'ibi ngibi bikugiraho bishyashya utaruzi. Njyewe uri kumva rero nk'abandi umwami w'ibyegeranyo, genda nkugezaho byinshi utaruzi ndetse amabanga menshi yahishwe ku batuye isi, byose uraza kubimenya. Uraza kumenya udushya twabaye kuri uno mugabo, inkuru zahishwe kuri uno mugabo, uraza kumenya amava n'amavuko y'uyu mugabo. Ese ni izihe story zabayeho mu bwana bwe, mu mashuri ye ndetse n'ibindi bitandukanye? Uraza gusobanukirwa. Reka ngushishikarize rero kubana natwe kugeza no video irangiye kugira ngo uzaze gutahana ufite amatsiko. Reka nguhe ikaze. Ubundi mu mateka y'Ubufaransa bamwe mu bayobozi bagiye bakora ibintu mu buryo budasanzwe, ariko mu mwaka wa 2017 ubwo Ubufaransa bwatoraga perezida mushya, isi yose yaratangaye. Umusore ufite imyaka 39 utari uri mu muryango cyangwa se mu mashyaka akomeye ya politike, ufite imitekerereze idasanzwe. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwa Emmanuel Macron kuva mu bwana bwe mu mujyi wa Amiens kugera ku ntebe y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Uhaye ikaze muri ino nkuru, wahe ikaze muri kino cyegeranyo kugira ngo uze gusobanukirwa byinshi kuri uno mugabo. Amatsiko wari umufiteho maze kugenda usobanukirwa byinshi. Yitwa Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, yavutse ku itariki 21 Ukuboza mwaka wa 1977. Avukira mu mujyi wa Amiens mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ababyeyi be, papa yitwa Jean-Michel Macron, umuganga w'indwara zo mu bwonko, akaba ariko kaza akora. Mama we yitwa François Macron, akaba ari umuganga uvura cyangwa se ari umuganga mu buvuzi busanzwe, mu buvuzi rusange. Umuryango wabo wari ugizwe n'abana batatu, arimo Emmanuel Macron ari umwana wa mbere, akurikirwa na Laura ndetse na Esther. Nubwo atari mu muryango uhamye mu myizerere y'idini, ku myaka ya 12 yihatiye gukizwa maze ayimerera kubatirizwa mu idini rya Kiliziya Gatolika, habwa amasakaramentu ku bushake bwe. Emmanuel Macron yavukiye mu muryango umeze neza, umuryango ufite ubukungu. Ubwana bwe rero bwamenyekanye ku bw'ibi ngibi cyangwa se byamuranze mu bwana bwe, harimo kwitwara neza mu ishuri. Emmanuel Macron ikintu cya mbere cyamwangaga harimo kwitwara neza mu ishuri, kwihugura mu gusoma ibitabo bikomeye cyane bya filozofiya. Emmanuel Macron mu buzima bwe bw'ishuri umusangaga muri library cyane, ari gusoma ibitabo bitandukanye bijyanye na filozofiya. Ikindi cya kabiri ni gukunda piano cyangwa se gukunda gucuranga piano. Macron mu bwana bwe ari umucuranzi w'akataraboneka wa piano, kuba umwana utinyuka kujya mu ruhame cyangwa se akagira icyo abwira abandi, bya bindi tuzi nka public speaking. Ibi ngibi bikaba byaranze umwana witwa Emmanuel Macron akiri mutoya mwaka wa 1977 kuzamuka ubwo yatangiye kugenda b'umuntu mukuru. Yize mu ishuri ryitwa Ese President riherereye Amiens, ari naryo shuri ryamugize umuntu ukunda kuvuga neza cyangwa se uzi kuvuga neza no gutegura amagambo mu buryo bwiza bwa gihanga. Mu marushanwa yo mu gihugu yabaye umwe mu banyeshuri batsinze neza cyane mu nyandiko z'igifaransa. Aba n'umuntu wakoze cyane mu muziki ku rwego mpuzamahanga, ko twabonye ko na gucuranga piano.
ubwo yigaga muri Lycée de la Providence habereye kimwe mu bintu byahinduye ubuzima bwa Emmanuel Macron, cyangwa se ikintu cyaje kigahindura ubuzima bwa Emmanuel Macron. Amaze kuba umusore rero mu mwaka wa nyuma, Macron yahuye no bita Brigitte. Uyu mugore akaba ari no mugore we kuri ubu ngubu, wari umwarimu w'ikinamico. Brigitte yari afite umuryango, afite imyaka ikuze cyane kurusha Emmanuel Macron kandi afite abana batatu. Ariko urukundo bavuga ko, cyangwa se abaruzi bivuga ko urukundo ari impumyi. Umubano wabo watangiye nk'uw'abakundana ariko bahuzwe n'amakinamico, dore ko uyu mwarimu yari umwarimu w'ikinamico. Ababyeyi ba Macron barabibonye, barabikeka nk'ababyeyi baba bafite ijisho rireba kure. Bamaze kubibona rero babonye ko ari ikintu gikeneye kwitabwaho, maze bafata Emmanuel Macron wari ukiri umwana w'umusore w'umujeni kiri muri ya maraso y'umusore, maze bamwohereza i Paris mu mujyi muri Lycée Henry ya kane kugira ngo amere nk'uwatandukanye n'iki gihu cy'urukundo batabasha gusobanura. Nyamara Emmanuel Macron we urukundo rwe ntago rwari ukujijisha, ntago rwari ukubeshya nka bya bindi bigezweho by'abasore. Emmanuel Macron yakomeje kuvugana na Brigitte, ntiyigeze abihisha. Yaravugaga ati ko ashobora kuzaba, cyangwa se ashaka kuzabana na Brigitte, byaba ngombwa ko yazana bikorera ahandi hose ariko bakabana, yaba imiryango ibyemeye cyangwa se itabyemeye. Emmanuel Macron yemezaga ko azabana na Brigitte uko byagenda kose, atitaye ku myaka amurusha cyangwa se ikindi kintu cyaba kibatandukanya. Nyuma y'uko imyaka yagiye itambuka, imyaka igenda isimburana, igihe cyaje kugera mwaka 2007, maze abo bombi barashyingiranwa, biyemeza kurushinga nk'umugabo n'umugore. Uyu munsi rero urukundo rwabo rwabaye kimwe mu bintu bikomeye cyane byabereye isomo ku batuye isi. Ariko bamwe rero bakomeje kugenda babishidikanyaho, bamwe bavuga ngo biremewe cyangwa se birakwiye, ariko abandi bakavuga ati ntago bikwiye. Mu gihe ari i Paris, Macron yarushijeho gukarishya ubwenge n'imibare mu buzima bw'igihugu, cyangwa se n'ibijyanye no kumenya imibare y'igihugu, ukamenya system z'igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Yize filozofiya muri university yitwa Paris Naturelle, yiga politike n'imiyoborere muri Sciences Po. Iyi ni kaminuza yizamo ibijyanye na politike n'imiyoborere. Asoza amasomo ye mu ishuri rikomeye cyane yitwa ENA, École Nationale d'Administration, akaba yari isoje mu mwaka 2004. ENA ni ishuri ryarize abayobozi bakomeye cyane bo mu gihugu cy'Ubufaransa, harimo abaminisitiri ndetse n'abaperezida, abayobozi bakomeye b'Ubufaransa mu nzego zose. Asoje kwiga rero yari afite byose, harimo ubumenyi, ubushishozi ndetse no kuba afite ijambo rikomeye yavugira mu ruhame, dore ko yabyitoje akiri mutoya. Macron yaje kwinjira muri politike, maze Macron atangira gukora Minisiteri y'Ubukungu, akora imirimo yo gusesengura imari ndetse n'ingengo y'imari y'igihugu. Mwaka 2008 yinjiye mu rwego rw'ubucuruzi mu mabanki, mu kigo gikomeye cyane cyakoraga mu bijyanye n'amabanki. Angaha rero muri kino kigo yaboneye izina ryo kuba umusore ufite ubwenge bwihariye mu mibare ndetse n'isuzuma ry'amasoko, cyangwa se market analysis. Mu myaka mike yaje gukurikiraho yabaye umwe mu bantu bakomeye muri iyo banki. Iyi banki yaje yinjiyemo akiri muto muri 2008, haje gukurikira imyaka mike maze aza ku muntu ukomeye muri ino banki. Muri 2012 Perezida François Hollande yoboraga cyo igihugu cy'Ubufaransa yamuhaye umwanya ukomeye muri biro y'umukuru w'igihugu. Muri 2014 rero yagizwe minisitiri w'ubukungu, abatangiye kuba umuntu ukomeye mu gihugu cy'Ubufaransa, atangiye kugenda afata intebe zikomeye mu gihugu cy'Ubufaransa. Aho niho Macron yigaragaje nk'umuyobozi w'icyitegererezo, umuyobozi ukora ibintu bitangaje. Yaje atanga imirimo mishyashya ku isoko ku baturage bo mu gihugu cy'Ubufaransa, akora ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga biza ari nk'impinduka, azana n'impinduka zikomeye cyane ku masoko. Muri 2016 rero Macron yakoze ikintu gitandukanye n'icy'abantu bose batekerezaga. Yafashe icyemezo maze atandukana n'igihugu cyangwa se n'akazi yari afite, atandukana n'akazi yari afite muri leta, ashinga ishyaka rye bwite, ishyaka rye bwite ku giti cye, maze ava muri politiki atangira gukora ishyaka rye bwite. Bigaragara ko yari atangiye kugira ibitekerezo by'uko ashaka kuba perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Iri shyaka rye ryitwaga Marishe. Abantu benshi bari bahanze amaso rino shyaka, bavuga ati umusore utari umupolitisi igihe kirekire wiyemeje guhatana n'amashyaka akomeye cyane menshi mu gihugu cy'Ubufaransa. Benshi bamutega imitego cyangwa se bamutega iminsi. Kwa karindwi rero Gicurasi 2017, tuze kutadusimbukira kuri ino tariki ya karindwi Gicurasi 2017, ku myaka ya 39, Emmanuel Macron yabaye perezida wa Repubulika y'Ubufaransa. Abari noye mutoya kurusha abandi bose bayoboye kino gihugu, abari we muto yoboye kino gihugu akiri muto. Yongeye gutorwa kandi nyuma y'uko imanda ye ya mbere irangiye mu mwaka 2022, akaba ari imanda ya kabiri afite kugeza ubu. Mu rugo rwe rwa Macron ahangaha hatuye ubu ngubu hari ikintu gikomeye cyane cy'ingenzi ugomba kumenya. Afite abana batatu,
n'abana batatu bari muri uno muryango nta mwana n'umwe we urimo, bisobanuye ko Macron atarabyara, nta mwana afitanye na Brigitte. Gusa Brigitte bashakanye afite abana batatu nk'uko nabikubwiye. Muri aba bana rero umwe afite imyaka 50, akagira imyaka 48, undi akagira 47, mu gihe Emmanuel Macron afite imyaka 41. Bisobanuye ko aba bana bose bamuruta. Nibyo natangiye nkubwira ngo ni muto mu muryango nubwo ari mukuru w'umuryango. Bituma rero mu muryango asa nkaho ari we mutoya mu myaka, ariko akaba ari umugabo n'umutware w'urugo. Nubwo ibi bintu bimeze bityo, Emmanuel Macron n'umugore we babanye neza, kandi Macron ahora yivugira ko Brigitte ari umufasha w'ubugingo bwe cyangwa se umufasha ukomeye mu buzima bwe. Utundi tuntu dushyashya cyangwa se utuntu dushya utamenye kuri Emmanuel Macron. Muri 2021 bwari ari mu gikorwa cyo guhura n'abaturage mu majyepfo y'Ubufaransa, hari umugabo wamukubise urushyi mu buryo butangaje. Abashinzwe umutekano bahise bamufata, naho Macron we akomeza urugendo rwe. Ibi ngibi bijya kuba kugira ngo akubitwe urushyi ari ku itariki ya 8 Kamena 2021. Macron arimo agirira uruzinduko mu gace kitwa Hermitage mu majyepfo y'igihugu cy'Ubufaransa. Yegereye abaturage nk'uko bisanzwe ngo abasuhuze. Nuko rero nk'uko bisanzwe mu ruzinduko nk'uko asanzwe abikora, umugabo witwa Damietare yamukubise urushyi mu buryo butunguranye. Ese niye mpamvu yatumye n'umugabo abikora? Nize mpamvu zatumye n'umugabo akora amahano nk'aya ngaya. Impamvu ya mbere, imyemerere ya politike. Uno mugabo yari umurwanashyaka wa ultra royaliste, abantu bifuza ko ubwami bwongera kugaruka mu gihugu cy'Ubufaransa. Macron rero no mu repubulika ukomeye cyane, bityo n'umugabo yamubonaga nk'umuntu uhagarariye repubulika we yanga cyane. Akaba ariyo mpamvu yatumye akora ibi ngibi mu gutangaza umujinya we cyangwa se ku butegetsi. Impamvu ya kabiri yatumye n'umugabo akora ibi ngibi byari uburyo kwerekana umujinya ku butegetsi. Uwo mugabo yaje gusobanura ko icyo gihe abikora ari protestique politique cyangwa se imyigaragambyo ya politike. Yavuze ko atishimiye uburyo Macron yayoboraga igihugu mu gihe cya COVID-19 no mu byemezo by'ubutegetsi yagiye akora bitandukanye. Ikindi kintu gikomeye utari uzi kuri uno mugabo ni igihagaritswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'Ubufaransa n'abandi bakuru b'ibihugu iyo bagiye guhura n'undi muyobozi, imihanda irafungwa. Ibi ni ibintu bisanzwe mu bijyanye n'umutekano mpuzamahanga. Rero muri iki gihugu perezida w'Ubufaransa ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urwego rw'umutekano rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa USA Secret Service rusanzwe rufite ububasha bwo guhagarika amasaha atandukanye mu gihe motokade iba iri kunyuraho, cyangwa se ni convoy ya perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babujije imodoka ya Macron gukomeza kugira ngo motokade ya Trump ibanze iceho. Abarinzi ba Macron barabyakiriye maze babyakira neza kuko bari basanzwe babizi. Nta makimbirane yabaye icyo gihe. Ibyo byari ibintu bisanzwe, buri muntu wese yari abizi. Ariko uko byagenda kose Emmanuel Macron yarahagaritswe nk'abandi baturage. Nyuma y'iminota mike rero Macron yakomeje urugendo rwe nta kindi kibazo kibaye, ariko yabanje guhagarikwa. Rero bikaba ari ibintu byavugishije abantu benshi bibaza ko perezida w'igihugu cy'Ubufaransa gikomeye cyane nawe yahagarikwa nk'abandi baturage. Gusa rero nk'uko twabonye impamvu nyirizina yatumye ahagarikwa nukwera ko convoy ya perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo iratambuka, kandi ko bitemewe ko yatambuka ari izindi modoka ziri mu muhanda nk'uko nawe bizi mu Rwanda. Reka ngushimire rero, nyemere dusoze tuvuga ngo byinshi urabimenye, amakuru menshi uramenye, yaba ari ku buzima bwa Macron, amatike ndetse n'udushya twamuranze. Reka ngusoze nkubwira ngo njye wumvaga Niwe ntwara rikaze wawundi kugezaho byinshi utaruzi, wawundi guhugura ku bintu bishyashya utaruzi. Iyi ngiyi yitwa The Spotlight Jam. Ibiganiro nk'ibi ngibi uzajya uhora ubyumva buri munsi, amakuru mashyashya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ikigenzi wakora gukora subscribe niba utarayikora, warangiza ugakora like kuri ino video nyamuna niba wakunze ibyo dukora. Ikindi ujye muri comment twandikire icyo twazakubwira ubutaha. Astra Vista kandi Imana ikurinde.